Perezida Kagame yavuze ko umwe mu barwanyi ba FDLR baherutse gushyikirizwa u Rwanda ariwe wishe nyina babo Rosalia Gicanda. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mario Nafari. Reka turebe bimwe mu byaranze iki kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'umunyamakuru Mario Nafari. Ariko mbere yuko dukomeza, niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze urebe ahantu handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene. Mu kiganiro mukuru w'igihugu aherutse kugirana n'umunyamakuru Mario Nafari, yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko u Rwanda rumaze imyaka myinshi ruhangayikishijwe n'uko umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside ukomeje kwisuganyiza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufashijwemo na leta ya Kinshasa. Yavuze ko ibyo byose biba imiryango mpuzamahanga n'ibihugu birebera. Atanga urugero kuri MONUSCO imaze gukoresha hasaga miliyari 40 mu bikorwa bitazanira amahoro akarere. Mu byo yavuze MONUSCO ijijisha igakora harimo nko gufata bamwe mu barwanyi ba FDLR ikabohereza mu Rwanda, naho ibindi akaba ntabyo abona kandi nta n'ibyo azi. Umunyamakuru yahise amubwira ko hari inkuru yumvise y'umujenerali wazanywe mu Rwanda mu minsi mike ishize. Perezida Kagame yungamo ati, yego uriya niwe nakubwiye wishe mama wacu. Nta hantu mu kiganiro Perezida Kagame yigeze avuga izina ry'uwo mujenerali, ariko usesenguye neza ibyavugwaga ukabihuza n'ibiherutse kuba, ni Brigadier General Gakwerere yavugaga. Brigadier General Gakwerere Jean Baptiste wari umunyamabanga mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abandi barwanyi 13 baherutse gushyikirizwa u Rwanda n'umutwe wa M23 nyuma y'uko bafatiye mu mirwano yaganishije ku ifatwa ry'umujyi wa Goma. General Gakwerere yabwiye ikinyamakuru igihe ko kuva FDLR yashingwa yari umuyoboke wayo. Yagize ati, nabaga muri FDLR kuva yabaho. Gakwerere yavuze ko yavukiye mu cyahoze ari Kigali ngari, ubu ni muri Kinyinya Shyorongi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Gakwerere yari afite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoraga mu ishuri rya sous-officier Eso Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonsi wari umuyobozi wungirije waryo. Bivuga ko Gakwerere yahawe inshingano zo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula, biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu mu cyahoze ari Butare. Gakwerere n'umwe mu basirikare bohejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rwa Rosalia Gicanda maze baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboraga perefegitura ya Butare. Tariki ya 20 Mata mu mwaka w'1994 nibwo umwamikazi Rosalia Gicanda yishwe, nyuma y'itegeko ryatanzwe na Kapiteni Ildefonsi Nizeyimana wari mu kigo cya École des Sous-Officiers muri jenoside yakorewe abatutsi. Nizeyimana yafatanyije n'abandi basirikare barimo Lieutenant Colonel Muvunyi Tarcisse n'abo mu kigo cya gisirikare cya Ngoma cyayoborwaga na Lieutenant Ildefonsi Hategekimana na Gendarmerie yayoborwaga na Siriaki Habyarabatuma ndetse n'interahamwe. Icyo gihe mu bagiye mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda rwari hafi y'ibiro bya Komine Ngoma hari harimo Lieutenant Bizimana bitaga Rwatsi na General Gakwerere wari ufite ipeti rya Lieutenant kuri icyo gihe, kandi hari harimo Caporal Aloys Mazimaka na Dr Kageruka. Mu rugo rwe bahageze mu masaa 5 z'amanywa, bahasanga abandi bahigwaga harimo Jean Damascene Paris, Marie Gasibirege, Aurélie Mukaremera, Calixte Kayigamba na Alphonse Saidi. Harimo kandi Uzamukunda Grace warashwe ariko ntiyapfa ndetse aza no kurokoka. Yitabye Imana nyuma ya jenoside azize urupfu rusanzwe. Niwe watanze amakuru ya nyayo y'uburyo umwamikazi Rosalia Gicanda nabo bari kumwe bishwe. I Butare umwamikazi Rosalia Gicanda yabayeho mu buzima bworoshye aho yabanaga n'umubyeyi we ndetse n'abandi bagore bamufashaga mu mirimo itandukanye. Ubwo abasirikare babasangaga mu rugo batwaye Rosalia Gicanda umwamikazi n'abagore bari kumwe inyuma y'inzu ndangamurage y'u Rwanda barabarasa barapfa, ndetse banasohora n'ibintu byose bitandukanye byari biri aho ngaho. Kapiteni Nizeyimana ahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, anahanishwa igifungo cy'imyaka 35. Ku rundi ruhande Lieutenant Colonel Muvunyi yahamijwe icyaha cya jenoside ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Ngibyo bimwe mu byaranze ikiganiro Perezida Kagame yagiranye n'umunyamakuru Mario Nafari, ndetse na bimwe mu byaranze ubuzima bw'umwamikazi Rosalia Gicanda wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, akaba na nyina wa Perezida Paul Kagame. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze urebe ahantu handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene.